amafaranga tuyatwara. Amafaranga nyajyana. Abuze umuntu. Twagiye Musanze hatsinze babiri. Twagiye Gikondo batsinze. Kugeza nanga muratsinze kwe. Abantu b'Inyamirambo. Bufashe no konake y'imodoka. Nina yagwangiye wijyana. Wino tukubaza. Imodoka iparitse hano. Bakubaje ngo umugabo musobanuro wa musobanuro. Ego namusobanuro. Muri macyuza umugabo. Uramuzi. Umugabo yemerewe kubyara abana bangahe? Abashaka. Umugabo yemerewe kubyara abana yumva muri mashaka. Abana yumva ashaka. Urishuka iyo kibazo ari ukuri cyangwa uratsinzwe? Buretse gato mwe musubiza simwe bwe nabajije. Urishuka ko umugabo ntagiragera abana agenewe muri we nyine inangazi bagashiramo? Urishuka? Yego ntacyo. Tugiye muri kibazo cyanjye igihe gisubiza gutya. Nari guhita ngo andi mahirwe. Iyo nsubiza ngo umugabo arabyara kugeza igihe akikiye intege, uri kubyumva? Urugero tukabyita nko gucura, reka tubigiranye nk'umudamu. Undi umudamu hari igihe agera agacura yongera kubyara. Iyo nsubiza neza ukambwira ati umugabo ntabwo abyara igihe cyose se bibaho? Ntabwo byashoboka. Yes guys, nizeye ko meze neza uyu munsi turi kuri wa munsi mukunda cyane wo kubatamo icyo bita show. Uyu munsi rero tugiye kuzenguruka ahantu hose. Tugiye kujya tuzenguruka. Tubarabure. Twe tugiye kuzenguruka ibice byose bigize igihugu cyahe cy'u Rwanda kugira ngo tubatemo ebana amasura agiye atandukanye tubatemo ndetse n'ibyumviro by'abaturage abantu baba badukunda bataratubona. Kujya dushaka kugera muri quartier abantu bakanahurura bakareba gati abantu hari igihe rero tuzaza muri quartier iwanyu. Urumva? Iyo tuzaza muri quartier iwanyu ukabona birahuriranye ukavuga ati narabuze ukuntu mbabona ukatubona live none ukatubona turi no gukora. Mwe mutyaza ubwenge tugiye kuzenguruka ibice nta kintu tugenda amafaranga. Gutanga amafaranga tuzatuba duhagaze byibura amafaranga makeya tuzadutanga kuri buri muturage wemeye kusubiza ibibazo byose akabitsinda. Biba ari ibibazo bitatu gusa. Niyo make andi yose n'ugwera hejuru $500 kuzamura ku muntu umwe. Ntabwo turi kuvuga ikipe. Tugiye kuzenguruka ibice byose by'u Rwanda. Ubwo nyine reka mbasano ubundi no kuzenguruka ahantu hose buri gace gukandi tubaza ibibazo wabisubiza tukaguhereza amafaranga 100 cyangwa 500 bitewe n'ibibazo wabajijwe. Ebana ku bantu rero mwiteguye mwe mutyaza ubwenge bo turaza guhera Inyamirambo niho twapanze. Inyamirambo ara ku isoko Inyamirambo. Isoko ry'Inyamirambo niho ubwo tugiye guhera mu gace dutuyemo nyine. Hanyuma tuzagira za Gikondo tugereza Kabuga tugereza buri ahantu hose ahurira abantu. Ebana mbanze mbwira abantu bikabuga mwebwe bo muri abavari mwe tugiye kuza mu hiti mubona umuntu iwanyu. Comment mujye karibu tuzagera tugera ibice byose. So guys nta kintu kigusaba no gukora subscribe kuri YouTube channel ukadushyigikira 100%. Ebana namwe bantu mushaka kudutera inkunga muri iki gitekerezo mutema amafaranga tujye twira amafaranga abanyarwanda cyane. None hari n'igihe wasanga wowe watanze nkunga tunaje no mu gace kiwanyu tuzenguruka ibice byose. Ariko ewan sha ni ibibazo apana bya bintu bya Kiss FM utagira ngo 500 gupfa kubyumva gutyo cyangwa 100,000 ugomba ko wakoze ibibazo bitatu nibyo tuzatukubaza. Watsinda muko ari bitatu kandi byoroshye naga ari ibibazo bya data utsindwamo kimwe ubwo nyine amafaranga urayabuze. Kubwo amahirwe arije tuzatuguhereza amahirwe ya kabiri ariko ubwo nabwo yabuze nabwo waturenganya kandi abantu utagira ngo nububazo bwa hano ni ibibazo bro ni ibibazo byawe n'ibituma utekereza. Baza bakubajije ikibazo mfite mu mutwe wanjye nshaka kuza kwaza abantu niyo mpamvu umuntu yitsamo icyo kibazo nta muntu ndashaka umuntu nyibaza ari hano tugiye no yuko aza kugisubiza ugisubiza inalla 100,000 yabitse cyangwa amubaza indirimbo wenda zo muri vetina zo muri eshatu zikunze yibaze nk'icyo kibazo no gutuma hari indirimbo mujya mwumva ziryoshye. Guys reka mabwire iki gitekerezo impamvu tukigize ni muri wa mwanya kugira ngo dushimishe mwebwe mudukurikirana ariko tunabageraho tunafasha abantu babishakira wenda bifite ubushomeri ushobora kugira amahirwe 100,000 ukabura 100,000 n'ibyishimo ya friend ufite business ya nta kigenda cyane amafaranga atagira ikintu ashobora ibyo bishobora nubwo byo ari byo byonyine wari ufite ubwo tubitwumuce byagufasha. Niyo mpamvu uyu munsi twatagetinze ibintu bitatu gushimisha abafana bacu guhereza umuntu wenda y'amafaranga tukamwongerera igishoro utari ugifite no gutuma mwebwe dukurikirana muvuga ngo bano bantu ibyo basarura natwe babiduhaho natwe babiduhaho mu gihe cyo kugira ngo tudatanga bakavuga ngo uyu muntu n'ubwiyemeze twashyize icyo bita challenge. Ukuvuga ngo udasubije neza urahiye pe ntabwo aya mafaranga utazaza ngo dutere imwengo uradufana mugira gute wowe ugomba kugira gute tuzaba turi seri pe kandi mu byumve ko turi seri. Ikibazo n'ugitsinda ibibazo bitatu n'ubitsinda amafaranga ntituyagure
uzabivugire kuri kamera. Tutizinye mu magambo tugiye guhera icyo Inyamirambo. Ubu turagiye nona. Kandi tuzatugenda dukoretsa amasoko cyangwa ahantu hahurira abantu benshi cyane. No muri gare. No mu magare ahantu hari isoko nyine. Nawe tubwira agace k'iwanyu tuzaza. Tubwira agace k'iwanyu tuzaza mego. Muri comment wandikemo ngo ngewe iwacu na tuzagusanga. Batatu ba mbere tuzahera iwabo. Mwandike muri comment. Twagiye Gikondo ubu ngubu guys muhanga amaso kamera zacu muri icyo tugiye. Kandi murebe ikiganiro cyose kirangiye. Hano rero turi ni mu isoko ry'Inyamirambo. Urukumva? Ariko ahangaha ndikwa duhinduye ikinuze turi Igikondo tugeze ahangaha ni Nyamirambo ku isoko ryangira ngo maribona barizi. Ahangaha imbuto nyinshi ibintu byose abantu bacanye ku mazi. Umugabo mubonye ataradutse uziko yabuzeho gatoya miliyoni yarayiriye. Ubu muri comment muri kwandika ngo nayo dufite amafaranga se wayaburira he ya envelope ako yakushira amafaranga kuri kamera ntabwo byemewe barabiciye ariko ni abanyamahirwe bari hano uretse gatoya uretse kuba ahangaha hari abantu bakuru ko taragiye kubahamagara ngiye guhamagara abanyamahirwe baze hano basubize ikibazo turaba nibyo kuba nabyo kuba basanga hari amafaranga ibibazo ubitsindira uyatwara uri tayari ngwino banguka abanyamahirwe nibo turi gushaka ibihumbi 100 biri hano biragutegereje ni ibihumbi 100 ibibazo bitatu byonyine ukatubikora mu usanzwe udukurikira ukoramo kimwe oya nibiza mugomba kubisubiza na Kiss FM ishyiraho bitatu nta bibazo birenze bitatu ngiye kukubaza byoroshye ariko usanzwe udukurikira mbaza numve ko ibyo bibazo abantu nabo urabaza ikibazo cya mbere ndiri kubonamo hano uzi harimo umwe ndi kubona nose kugiza subi ibaza umuntu utsinzwe atanabajije uyu nguyu atsinzwe atanabajije uriya muntu yarazi ikibazo tugiye kumubaza ari nk'ibyo guteka isombe cyangwa inuze none aratsinze cyangwa guhata ibirayi none asanze nta na kimwe Kinigisha hari abakinigi acuruza kinigi turamwamamarize mushaka kinigi nziza zazagurura mu uri tayari uze tuguha amafaranga uri tayari yagarutse ngwino nazi kugisha nta muntu uri hano ushaka kurya amafaranga banza ukorere nayo ngayo nta muntu uri ushaka kurya amafaranga nyamara uriya mukobwa ari umuhanga icyo ni ikibazo nshaka kubaza waje ukarya amafaranga ngwino urya amafaranga uri tayari muze ngwino urya amafaranga ngwino ushaka amafaranga ibihumbi 100 ukatuyegukana turakubaza ibibazo bitatu byonyine niye mpamvu ikibazo cya mbere niye mpamvu umuntu yitsamura umuntu akitsamura ukabona ari itsamura aho wabonesha ntabwo icyambere kiragutsinze umuyobozi w'umujyi wa Kigali ninde aho ndatsinzwe aho nyumvira no kuri kwima iki ni ikibazo cyoroshye icyanyuma akagaru tuyemo bakita ngo iki bakita Rwezamenyo ya kabiri akaye nyine Rwezamenyo ni hanurize ni hanuri nta muntu uzi hano muri kano gato ngwino hano ngo ni muri Rwezamenyo hano bahita muri Rwezamenyo okay icyo cyaragikoze arabura bibiri ubwo tugiye guhereza amahirwe yanyu wicamo kimwe amafaranga u Rwanda rugizwe oya icyo cy'u Rwanda bubire nabamwibareze ikibazo ntago wize hagarara ngaha tukubabaze ngiye kukubaza ikibazo ntabwo wemerewe kwireba nta kintu na kimwe wemerewe gukora ibara wambaye ry'umupira urimo imbere ni irihe baryita ngo iki ni move menya ari move we vuga ni irihe bara wambaye ntabyo gushidikanya birata birangira ni irihe bara wambaye kuko ngewe harimo ubururu yasubije ngo ni move ubu nibyo uri seri
reka turebe kamera badukize kamera badukize imwe ntabwo arimo iyi bayita pink uratsinze ubwo rero reka mubwire aya mafaranga ndayajyanye ubundi watsinze watsinze ukeneye undi muntu turaguha make tutayakoze ibaze inshuro eshatu zose ikibazo kimwe cy'ahantu tujya wambaza ahantu tuyo amahirwe dushobora kuyaguha ku bibazo bibiri none kimwe mubaza kare twazi kimwe uretse gato u Rwanda rwayobowe na perezida bangahe perezida ufite amasegonda abiri hari undi muntu uri hano ni bangahe hari undi muntu uri hano ni barindwi hari undi muntu uri hano batubarire twumve uwa mbere yitwaga wa kabiri bamwitaga ikibazo cyiza none se utari yabaze nzi ko ari barindwi wowe ni barindwi okay reka ngwa amahirwe ya nyuma hari umugabo umaze iminsi uvugwa cyane bamwita nde uvugwa cyane mwisi Trump giranze kari Maritazari reka Maritazari komeye cyane ku isi yose umugabo warongoye abagore benshi cyane yitwa nde kurusha abandi bose umugabo warongoye abagore benshi yamuyobewe maze ko bana muntu bakwesha baze nabari ni njyewe warongoye abagore benshi bamumenye wowe ko turi gukomeza umugabo waryamanye n'abagore benshi cyane ku isi nini umugabo warongoye abagore benshi abagore 400 ninde nyi ngaho nyumva abagore gusa ntago ari we uko bakuru hari ikibazo kumubaza icyo ntago ari cyo okay ntago ari cyo poroteyine iri mu rwara ntago ari cyo ntago ari cyo nshaka umuntu nyibaza wenye gusubiza okay twagiye naho ndi muntu umunyamahirwe hano ngo mba amafaranga ndayajyanye amafaranga waje ukwirira amafaranga wa mugabo nese man ntago ushaka ko twongera wino ngwiyizire wirira amafaranga sha yizire wowe wirira amafaranga yizire wirira amafaranga urabuze umugabo wino wirira amafaranga turi seriye ntabwo turi kubeshya ntabwo turi kubeshya ngwino ntabwo turi kubeshya amafaranga ni 100 ni ibibazo bitatu ngwino wewe muze ni ibibazo bitatu wicamo kimwe ukatuye niyo mpamvu witsamura niyo mpamvu nitsamura ufite amasegonda abiri yo kumaze gusubiza oya mu mwanya amasegonda 20 ikibazo kaba kinsubije mpamvu nitsamura mushyiraho mikoro mpamvu nitsamura no kugira ngo gatatu impamvu witsamura gatandatu no kugira ngo mutwaru twakubajije ikibazo cya kabiri proteine zikuza urwara nizi proteine nizihe bazitanga iki ni imwe yonyine uravuga izina rimwe ryo kugora proteine zikuza urwara rw'umugabo cyangwa rw'umugore urwara rwose umugabo nari oya ni abantu bose bagiye proteine zimwe iyo ntago nayimenya okay niye mpamvu urumva niye mpamvu umuntu arwara umutwe bakamuha ibinini by'intu akabinyuza mu kandi bikanyura mu niyo mpamvu kandi arwaye umutwe kandi none bikavura umutwe kandi byanyuze mu nda musa ndirashe undi munyamahirwe undi ni indwara yo mu maraso ni indwara yo mu maraso kuko bizamukira mu maraso none watsinda ngwino uri tayari tukubaze wenda umufite ubwenge ntabwo uri tayari yanjye amafaranga nyasubijeyo koko aya mafaranga tuyatware aya mafaranga nyajyana abuze umuntu twagiye Musanze hatsinze babiri twagiye Gikondo batsinze kugeza nanga muratsinze kwe abantu b'inyamirambo bufashe no kontake y'imodoka nina yagwangiye wijyane ngwino tukubaze imodoka iparitse hano cameraman bafate bano uve mu nzira bafate bano bana
Witwa Korodine. Korodine kwazwi ibibazo bitatu. Reka njye cyambere. Umva se. Uri tayari? Uri tayari? Dari kumubaza. Nugutsindwa 150. Ndabitanga. Okay sawa twagiye. Yego. Amubajije umuntu. Witwa nde Korodine? Korodine babaruza muri kamera neza. Wino. Babaruza muri kamera neza. Korodine rwose agiye kurya 150. Abantu b'imusanze mwabonye ko mwariye 200. Abantu b'igikondo mwatsinzwe. Hano turi Nyamirambo hano bita Rweza menyu. N'isoko ryaho. Yes, Korodine umeze neza. Meze neza. Twagiye. Ngiye kwaza ikibazo kimwe. Ni ibibazo bitatu. Waramubaza kimwe n'undi wamubaza kimwe. Okay sawa. Udusoma Bibiliya. Gakeya gashoboka. Yesu uramuzi? Yego. Yesu yavukiye he? I Betelehemu. Yavukiye Betelehemu. Yego. Ahantu yavukiye harameze gute? Aha ni mu muvure. Mu kiraro. Icyo kiraro cyari icyande. Cyari ikiwe. Watsinzwe. Ikindi kibazo. Watsinzwe. Ikindi kibazo. Umuntu yagira ikiraro ataravuga. Oya, komeza. Mumbabarire mujye muceceka. Mumbabarire. Iki muganga gupima uryamye akakubwira uko uhagaze. Muganga? Agupima uryamye akakubwira uko uhagaze. Nuko agupima n'ubundi uryamye agapima no santimetero zawe. Muganga nakajya pima ubureba. Akakubwira reka basi tukubaze. Ngwino. Ntabwo bari gupima uburebure. umubiri wawe ugize ute umeze. Maze kwa kiva yabona metero. Kukivuze ngo na metero. Bapima santimetero. Watsinzwe ibibazo bibiri biragutsinda byarangiye. Kandi ndetse turakimubaza ngo bigende bite. Bibiri yabitsinda. Ibibazo bitatu kandi amaze gutsindwa bibiri. Amaze gutsinda. Base reka turebe ko yakoramo na kimwe base. Turebe ko yakoramo na kimwe. Ko turakenera undi muntu. Nudita gusubiza ikibazo utekereza neza. Ari tayari. Uyu ari seri arayariye ndakuraye. Ari seriye. Arayariye. Oya tuvuge gake ngo nagakunda urusaku. N'ibinanira nta kibazo birahari. Amakuru yawe bakwita nde? Amazina yitwa Mukanwa Cecile. Utuye muri kano gace? Murenge wa Nyarugenge. Wa Nyarugenge. Murenge wa Nyarugenge. U Rwanda urumva urugizwe n'uturere tungahe? Uturere. Oya ntago ari wowe. Turere 30. 13. 30. Turere 30. Ha, ibibazo bigiye kuba bingahe harabura bibiri. Harabura bibiri. Uri tayari? Mubaze. Abahanzi batatu bo muri Vietnam uzi. Abahanzi batatu bo muri Vietnam. Usanga urayifana. Oya irahari kuyumva cyane. Irahari abanyarwanda. Turayikunda. Barayikoze na talent n'abantu kuri TikTok. Turi kubaza uyu nguyu. Ntabwo tukubaze ibibazo byawe. Ntabwo tukubaze. Reka tukubaze ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirajya giti. Icya kabiri cyamutsinze. Icya kabiri nari se urumva ari butsinde. Ntabwo yatsinze. Icya kabiri bagihindura. Ntabwo cyo duhindura ikibazo. Okay, ikibazo cya gatatu. Vuba cyane kandi twihuse. Watubwiye ko yitwa Cecile. Cecile. Indirimbo iri hit mu Bushinwa yitwa ngo iki? Ni yani. Okay, reka mubaze ikibazo. Uretse turajya tunamusubiza. Nta ndirimbo mwese mwigeze kumva y'Abashinwa yahitinze mu bihe byaje. Reka tunahe. Reka bayita Jumanji. Nidusanga iyo ndirimbo muyikunda mwese. Barayizi. Okay, reka mubaze. Reka muhandi mahirwe. Sarine Desumuzi. Sarine Duramuzi. Avukira mu cyo gihugu. Avuka mu cyo gihugu Sarine Di. Mumenye ko natwe gutanga amafaranga ibibazo ntabwo urumva byose watsinda. Sarine Di ntabwo avuka muri Amerika. Ntacyo wabaye mubaza ibyo mu Rwanda byose. Ibyo mu Rwanda. Nese Sarine Di avuka muri Amerika. Ntabwo muzi. Abagabo uzi igisobanuro cy'umugabo.
umugabo uwari oya nta komedi twe turi kwazo sobanura umugabo bakubajije ngo umugabo musobanura wamusobanura ego namusobanura muri make uzi umugabo uramuzi umugabo yemerewe kubyara abana bangahe abashaka umugabo yemerewe kubyara abana yumva bamuri mashaka abana yumva ashaka urishuka iyo kibazo ari ukuri cyangwa uratsinzwe uretse gato mwe musubiza simwe bwe nabajije urishuka ko umugabo ntagiragera abana agenewe muri we nyine inangazi bagashiramo urishuka yego ntacyo ngiye kukwereka ubwo nidusanga utsinzwe urahita uvamo nta kibazo ubwo urahita uvamo ese utamushubije utaretse muri twebwe se watujya ngo twerekane ibimenyetso twerekane ibimenyetso kwereka sibyora twerekane ibimenyetso dore ikibazo mugiye kuburana ashobora kuvuga ngo ni ibintu mwiza Mary buretse unyumve aka kanya mbivuze ushobora kumva ko ari ibintu mwiza ariko naho twikoresheje ubushakashatsi bwashatse sibyo turaza kumenya ngo abagabo yemerewe kubyara abana banga hari umugabo wigeze mubona wapfuye akibyara ngereka ndefanda igisibyo cyane bapfa babyara okay tugiye guhiga tugiye kureba rero usanga ari byo arayakora ari cyo yari abakibyara imyaka ingahe babisubiza imyaka ingahe babarira ngaho ngwino mwiratukubaze tugiye kukwereka nta mugabo ucura nta n'umugabo ucira inama ibyo ngibyo nibyo abantu bivugira reka tuguhereze igihamya hakozwe ubushakashatsi niyo nakubajije ngo bashuwa ku kintu uvuze apana icyo gukurikirana icy'amatwi y'abantu bari kukubwira bashuwa neza kwanza warize ayo nizo wize ngahe reka noneho nkwereke asa tukubaza ibibazo byo mu Rwanda basi kugira ngo tworohe ibibazo byo mu Rwanda iki cyo ngiye kukimubwira ite bako twakubwiye nta kibazo ngaho mbwira noneho akagari kagizwe n'imidugudu ingahe uretse si mu Rwanda se akagari kagizwe n'imidugudu ingahe muceceka akagari kagizwe n'imidugudu ingahe ako se wowe ntabwo ndi bubaze nk'ububaze ikibazo ni igitsina ntabwo uri buze kubyumva turaza kwifashisha ikigo gikomeye cyane sibyo cyitwa Kigali Today turaza kwifashisha ikigo gikomeye cyane umugabo atanga inanga ari umugabo wabona ushobora kuba yarabyaye byibura abana bari hejuru ya 500 ntabwo uramubona hari n'uwigeze ukubwira ko umugabo apimwa akavuga inanga zimukomokamo ukuntu zazingana aramutse wenda nk'urugero arazirengeje icyo kintu ntaho ntikizi cyumva naho uyu munsi uraza gusoma neza urafata nimero yanjye kugira ngo nuza gusanga nakurimanganyije wemerewe kumpamagara nka kwitaba ndaguha nimero 3 zose naguhereza amafaranga uraza kunsomera kino kinyamakuru sibyo ni Kinyarwanda kugisoma wandikemo dore reba hano uraza kunsomera kino kinyamakuru mwese murakizi Kigali Today uraza gusoma umugabo inanga zemerewe kumuvamo inanga twese turabizi yuko arizo zivamo iki abana uraza kunsomera umugabo inanga atemerewe kurenza yabyara nk'inkuba yabyara nk'iki ntabwo bikure wowe uraza kunsomera ndagusigira nimero nusana kurimanganyije 100 byawe wandike Kigali Today na abana 550 inanga yose impamvu urakoze ngwino basi mwiratukubaze ngwino niwe dushaka aragiye cha rero reka turangize hano hantu ntabwo yemerewe kubyara maka ntabwo bikunda nuko ari byo twishyizemo hari izo atagomba kurenza ahubwo bazi yuko umugore yagize 45 arenze none rero umugabo abana barako bagomba kumukomokamo byibura apana ari imyaka hari n'abana ubwo
bwe ubyumva bitewe n'imirire ye cyangwa uburyo yakuze sibyo hari nk'umuntu ubundi umugabo bivugwa yuko atagomba kurenza abana 550 ngo yababyara urugero nyine ariko ubundi 550 ntago umugabo umeze neza wipevera neza urya neza nta kibazo afite amaritazari kizaranga byare kuko nyine abikeneye yemerewe kubyara abana 550 ikibazo cy'abananga bari kugira ngo uruwango abantu b'Nyamirambo nabo baratsinze abantu b'Nyamirambo ariko reka sobanura kino kibazo kugira ngo n'ikindi abantu batazongera kubabeshya abantu bazi yuko umugabo abyara mpaka kubeshya impamvu bavuga ko umugabo abyara paka cyangwa se impamvu muzi ko umugabo abyara paka nuko nta muntu ushobora kugeza abana iri hejuru yingijana barijana cyangwa se ngo ngo umugabo ushobora kubyara abana 550 ntabwo bishoboka niyo mpamvu abagabo benshi bapfa icyo kintu batarakiganya ugiye buri kibazo cyanjye igihe gisubiza gutya nari guhita ngo andi mahirwe iyo nsubiza ngo umugabo arabyara kugeza igihe akikiye intege uri kubyumva urugero tukabyita nko gucura reka tubigeranye nk'umudamu undi mudamu hari igihe agera agacura ntiyongere kubyara iyo nsubiza neza ukambwira ati umugabo ntabwo abyara igihe cyose se bibaho ntabwo byashoboka rero niyo mpamvu babyitiranya mujye mwumva reka dusoze abantu b'Inyamirambo amafaranga yanjye murayarasa hano rwose ku isoko nzagaruka abaye hari wasubiza ikibazo tukubaze dore ikibazo cy'abantu barashaka tubabaza ibibazo byoroshye nk'amazina yabo kandi natwe ariho amafaranga yacu kandi mbese urumva ibihumbi ijana kandi twabajije ibibazo bitatu kandi itegeko ari ibibazo bitatu ukoramo kimwe mu muhe subiza ikibazo nkubajije genda biguha tugiye kubabwira ahantu ibi bintu bica abayatsindiye ba Karongi muzababona ibi biganiro birimo ku Ngoma TV show nongera umukobwa ngiye kubaza ikibazo kimwe no gitsinda amafaranga aratagu ngwino hano ya mbere harimo ubururu harimo n'irya gutukura ariko ridatukura cyane akaba harimo n'ibara ry'umuhondo umukara n'uwande guys amafaranga barayarasa amafaranga arayarasa none se reka mbaze nkubaze none se umukara uvugisha ukuri vuza 3 ikirango ni FP babajije amabara ni mwari muhari si umweru n'uwande se umweru n'uwande mu kandi ubagije ngo ibirangantego biri kuri uwo mupira n'amabara uyu mupira niba atari umweru ubwo ndabatsinda nakubajije ikirangantego ijambo navuze ntabwo nigeze mvuga ibirangantego navuze ikirangantego muri ibi bibiri by'ibura iyo nsubizamo kimwe ukagikora 100% wahita umbwira impamvu kiriho ukabugura kuri amafaranga okay nese ubu basi ngiye kubaza akabazo ngiye kubaza akabazo ko reka dutaye bwije amahirwe y'umukobwa mu mahirwe yanyu okay ngiye guha amahirwe yanyu buretse gato buretse munungire mikoro ijisho ryemerewe kugira amabara ngahe ijisho ryemerewe kugira amabara angahe itonde ntabwo ari we ndi kubaza ijisho ryemerewe kugira amabara angahe uzi neza abiri batsinze dukomeze ijisho rigira amabara atatu hano mu mpande rigira umutuku rikagira umweru rikagira umukara imbere Petit ntabwo twakubajije sekisa ziki kandi utatsi ibaza arakikubwiye akanakivuga n'icyo ngaho ibaze ngo mwarangiza mukavuga ngo turi kubaza ibibazo bidahari hano ku mpande n'umweru n'umukara hano hakazamo umweru hakaza n'umukara umva guys reka dusoze abantu batsinda reka nkubaza ikibazo gifite guys wese uyu mwana arabeshya nakubajije byose
andika nimero yanjye yandike ngenda njya nguhereza proof yo kuguhereza ikinyamakuru usoma ukanamenya impamvu rigira amabara atatu ubundi dore impamvu ijisho rigira amabara atatu akenshi na kenshi ushobora kugira nk'ikibazo ku jisho ntabwo ijisho rishobora kugumana amabara abiri hazamo wa mutuku ukanireka noneho ukagaragara 100% sibyo n'amaraso ariko amabara rigomba kugira ahoraho 100% nabiri irya gatatu ariko nirijya ribura ku mpande rihoraho naryo reba muri bano bantu rero ko nta gatuku kari ku mpande ubarebe mu kibazo cyanjye hanyumve wakubajije amazi banagushoje ariko twe twabaza amabara nyine twabaza amabara uragira ngo mubaze ngo uretse mu masaze dutabanze unyumvaga reka dusoze uragira ngo mubaze ngo umusatsi wawe ufite irihe bara ntashyizemo challenge kandi ubizi neza ko umusatsi wawe ufite ibara ry'umukara noneho challenge itankubaza nyine uwo musatsi niye mpamvu guteye cyangwa se ntabwo wabona urabizi ko umusatsi wawe n'umukara ariko mubaje ngo proteine zituma umusatsi w'umukara ikiganiro twita akoze ubwuzu babatsinze ntabwo amafaranga wawe akazi murakarangiye nta umva guys hano abantu b'inyamirambo abantu batsinze n'abantu b'imusanze bonyine wese dusoze guys ahangaha ni ku Ngoma TV show abantu mugende mukore tuba twakoze ingendo siko tuvuye Musanze abantu twazengurutse impande nyinshi z'igihugu abatsinze barabizi abantu okay muri kuvuga ngo n'amafaranga iki kiganiro abantu mwese muza kugikurikirana muraza gusanga batwaye amafaranga kuri kamera murebe ku Ngoma TV show twagiye duhereza amafaranga basubije ibibazo ku Ngoma TV show mukanya n'abakinyuzeho twagiye tuzenguruka ahantu benshi dutanga amafaranga ubwo rero hano turahageze tuvuye n'igikondo biranze urabisanga umva hano ahangaha rero twari turi Nyamirambo ahantu bita wese amenyo abantu baratsinze nakagaruka rero ejo tuzajya guys twashoje abantu b'Nyamirambo murabeho mujye amahoro